turagutegereje muri roho nziza yirukana imbi. Reka tubasuhuze abateze amatwi radiyo Mariya Rwanda, tubifuriza kugira amahoro y'Imana aho muri hose, kandi tubifuriza gukomeza guhimbaza neza yubile y'imyaka 125 Kiliziya y'u Rwanda irimo, tumenye ivanjiri inkuru nziza igeze mu Rwanda n'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu. Birumvikana ni ibyishimo by'impande zose. Ariko muri iki kiganiro tugiye gukubitira muri diyoseze ya Butare, tuganire n'abari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, aho twagiye tuganira nabo mu biganiro byabanjirije iki ngiki, batubwira amateka ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri diyoseze, ndetse no ku mbuto ivugururwa muri Roho Mutagatifu ryeze muri iyo diyoseze kugeza uyu munsi. Muri iki kiganiro ho baratubwira noneho icyo bateganya mu minsi iri imbere, intumbero y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ese bagamije iki? Barakora iki? Barifuza kugana hehe? Nta rwego rutagira icyo rwifuza kugeraho, haba muri Kiliziya ndetse no mu zindi nzego, akaba ariyo mpamvu y'iki kiganiro. Ndi kumwe rero na ba nyirabyo, ndi kumwe na Padiri akaba omoniye w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri diyoseze ya Butare. Turagira ngo Padiri mwibwire abadukurikiye kuri Radio Mariya Rwanda. Murakoze cyane. Nitwa Padiri Yohani Batista Kamanzi, nkaba ndi omoniye w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri diyoseze ya Butare, ariko kandi nkaba muri iyi minsi narahawe n'ubutumwa bwo kuba Padiri mukuru wa paruwasi ya Kirarambogo. Yego, murakoze cyane, tubifurije n'ubutumwa bushya bwiza mu episkopi yabahaye. Turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ikoraniro w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri ino diyoseze ya Butare, nawe nabibwire. Murakoze, nitwa Laurent Nsanzumuhire, ndi umukristo wa paruwasi ya Cyahinda muri diyoseze ya Butare, nkaba kandi n'umuyobozi w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri diyoseze ya Butare. Murakoze cyane. Padi, rero twaganiriye n'ingeri zitandukanye z'abakarismatike muri ino diyoseze, batubwira nk'uko nabikomojeho byinshi birebana n'ubuzima bw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri ino diyoseze. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ntumbero cyangwa se ejo hazaza, ejo hari imbere h'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri ino diyoseze. Mbere yuko twinjira neza muri iyo ngingo, turagira ngo mubanze mudusobanurire bimwe mu byo abakristo cyangwa se abantu muri rusange bibaza ku ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ni mudusobanurire ivugururwa muri Roho Mutagatifu icyo ari cyo, hanyuma tunagendereho tubabaza n'ibindi bituma twinjira neza muri iki kiganiro. Nk'uko izina ubwaryo ribivuga birisobanura, ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni uko kuvugurura, ariko havugururwa ibyari bihari. Ngira ngo mu biganiro byabanje batubwiye amavu n'amavuko by'uko byagenze. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu rero ni Imana ubwayo yarishyize muri Kiliziya mu gihe yabonaga hari ibyagombye guhinduka bitewe n'igihe abantu bari barimo icyo gihe, kuko babivuze mu mateka mu minsi yashize. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu rero rifatanya n'abakristo, rigafatanya na Kiliziya kugira ngo ryubake ubwo bumwe bw'ukwemera muri Kiliziya. Niyo mpamvu rifite intego, kuko ikintu cyose kiba gifite impamvu yacyo, kikagira icyerekezo cyayo. Intego rero y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni ugusingiza Imana nyine binyuze muri Roho Mutagatifu, kogeza ubutumwa, gusabira abarwayi, gufasha abantu guhinduka by'umwihariko. Ni nayo mpamvu ryaje nyine ari ivugururwa, kuko hari icyo Imana iba ishaka kubwira umuryango wayo, ariko kandi abantu bakavugururwa banitagatifuza, kuko hari n'igihe abantu bavugurura ibindi ariko bitari ubwo butagatifuzwa Imana ibashakaho. Hari rero kandi uko guhuriza abantu hamwe bagashinga ayo makoraniro y'icyo Imana ishaka, bakanayayobora ariko bagana icyo Imana ibashakaho. Hari no gukora ibikorwa by'urukundo bigaragaza ko Imana iri rwagati mu bantu. Izo rero
n'intego z'ivugururwa muri Roho Mutagatifu, bikaba byanatanga n'igisobanuro cy'ivugururwa n'Imana ishaka muri kiliziya yayo. Muri iki gihe cy'imyaka rero 50 ya yubile ya diyoseze yacu, ivugururwa muri Roho Mutagatifu rihageze. Niyo mpamvu turibumbira mu ijambo rimwe nyine Yesu yahaye abe, igihe avuga ati muzambera abahamya. Ni uko kuvugururwa ariko tuba abahamya ab'ivanjiri mu bantu. Murakoze cyane. Muzambera abahamya ni nayo nsanganyamatsiko ya yubile y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri uyu mwaka. Yego, niyo nsanganyamatsiko dufite. Hanyuma abantu baba bafite n'amatsiko yo kumenya ngo ese padiri Aumonier w'umuryango cyangwa se w'ikoraniro, ubutumwa bwe, umurimo we ni uwuhe? Mwatubwira mwebwe padiri Aumonier w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu, ubutumwa bwanyu ubwo ni ubuhe muri iryo koraniro? Muri kiliziya umwepiskopi atanga ubutumwa, hari abapadiri ashinga kuba hafi cyangwa se gushingwa roho, bakaba abajyanama b'imiryango ya Gisiyo Gatolika. Niyo mpamvu kuba Aumonier ubu uri umujyanama wa hafi w'umuryango umwepiskopi yagushinze, kugira ngo mukorane ubutumwa bwabo bwa buri munsi. Mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu rero, umurimo wa Aumonier ni ukuba hamwe n'iryo tsinda ry'abasengera muri Roho Mutagatifu, kugira ngo dukorane urugendo rw'uko kwitagatifuza no kuzuza za ntego, cyangwa ya ntego navuze hejuru y'icyo ryashingiwe cyangwa Imana yaritangiye muri kiliziya. Nkaba rero umurimo wa mbere ari ukuba nyine umujyanama wa roho, umuntu ubaba hafi ku byo bakeneye, gufatanya nabo ubutumwa, noneho kandi no kuhuza itsinda n'umwepiskopi. Ni icyo ngicyo navuga. Yego, murakoze cyane, bidufashije kubyumva. Ubwo biranasa abadukurikiye, biranasa n'abandi bapadiri baherekeza n'indi miryango. Nubwo ivugururwa muri Roho Mutagatifu ntabwo ari umuryango wa Gisiyo Gatolika ukwawo, kuko ryo ribumbira hamwe abantu baturutse cyangwa se bahurira mu yindi miryango ya Gisiyo Gatolika. Hanyuma padi, hari ibyo tujya twumva mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, ariko wenda twese ntitubisobanukirweho kimwe. Ejo bundi numvishije yuko hari abakarismatike basenderejwe. Gusenderezwa ni iki? Bimaze iki? Kuki ari ngombwa kuba karismatike? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ni na cyiza, kandi rimwe na rimwe abantu barabyitiranya, bagatekereza yuko umukarismatike gusenderezwa yabahawe nk'isakramenti, ariko ntabwo ari byo, ahubwo ni umuhango, kubera yuko kiliziya ifite amasakramenti 7 twese tuzi. By'umwihariko hakabamo amasakramenti 3 ya mbere y'ibanze. Umuntu yabatijwe agakomezwa akanahazwa, abaye umukristo ushobora kuwufasha muri kiliziya tudashyizeho ayandi akurikiraho, ko ayandi n'ay'ubutumwa ndetse no gukizwa, kubera yuko isakramenti rya penitensiya no gusekwa kw'abarwayi n'ayakiza roho zacu, ariko hakaba n'ay'ubutumwa, ubusaserdoti ndetse no gushyingirwa. Urumva rero muri kiliziya niba dufite amasakramenti 7, ayo duhabwa aduha ingabire, by'umwihariko batisimi ituma tuba abana b'Imana muri kiliziya, tugahabwamo wa Roho Mutagatifu uduhabwa by'umwihariko igihe dukomezwa, kugira ngo kiliziya itwohereze mu butumwa. Iyo rero umuntu amaze gukomezwa akajya mu itsinda cyangwa se mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, haba ukumuherekeza kugira ngo asobanukirwe na rya sengesho n'ubuzima bw'itsinda ry'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Noneho bikazagira igihe ategurwa muri uwo muhango twarimo tuvuga wo gusenderezwa, hakabaho kuramburirwaho ibiganza bamusabira kugira ngo avugurure. Ni nayo mpamvu nyine dufite ivugururwa muri Roho Mutagatifu, za ngabire yahawe, noneho izari zarapfukiranwe cyangwa zazindi abantu batebazi ko bafite, Imana yongere Roho Mutagatifu abaha imbaraga zo kugira ngo noneho bazikoreshe mu butumwa. Niyo mpamvu ari umuhango, atari isakramento. Uwo muhango rero ukaba ari umuhango mutagatifu, aho mu Kristo Gatolika nyuma yo gutegurwa
kuvugururwa, asabirwa Roho Mutagatifu kugira ngo aze avugurure cyangwa se akangure iyo ngabire akesha amasakaramentu yahawe muri iyo minsi cyangwa se mu bihe byashize. Murakoze cyane, guhura namwe ntako bisa. Nanjye ndasobanukiwe kurushaho kandi ndatekereza yuko n'abadukurikiye basobanukiwe. Bitumye rero mpita nshaka no kubabaza nti ejo bundi habayeho icyumweru cy'ubumwe bw'abakarismatike bibera i Kabuga ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe i Kabuga, kandi n'ibintu biba buri mwaka. Kuki habaho umunsi w'ubumwe bw'abakarismatike? Ko tuzi ko hasanzwe habaho iminsi mikuru ya Kiliziya, hakabaho iminsi yo kwizihiza abatagatifu n'indi. Kuki habaho ubumwe bw'abakarismatike? Murakoze cyane. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'amateka y'ivugururwa muri Mutagatifu ko ryageze mu Rwanda, ndetse n'uko ryemewe inama y'abepiskopi ikaryemera, kuko babonaga ko ari igikorwa cya Roho Mutagatifu kandi kireba abakristo bose. Inama y'abepiskopi yashyizeho uwo twakwita uwa mbere wa Pentecoste, ko waba umunsi abasengera mu ivugururwamo Mutagatifu cyangwa n'abandi bakristo bose bajya bahurira hamwe kugira ngo izangabire ikoraniro ryahawe bwa mbere cyangwa se intumwa zisendezwa Roho Mutagatifu, noneho bongere bafatire umugambi hamwe bajye mu butumwa, kuko nyine niyo mpamvu ari uwa mbere wa Pentecoste. Ubu rero ejo bundi twari turi i Kigali kwa Yezu Nyirimpuhwe, aho twahimbazaga imyaka 40, ngira ngo n'umwe niba ntibeshyeho gato. Uwo munsi uhora uba hari ngarukamwaka. N'umunsi rero abepiskopi babonye ko ari mwiza kugira ngo abasengera mu ivugururwamo Mutagatifu duhurire hamwe, twongeye twibukiranye kandi dufatire n'umugambi hamwe, kuko gusengera muri Mutagatifu, niba mwarabibonye mu biganiro byabanje bya mbere, batwereka yuko ari ugusenga mu bwisanzure. Muri iyi minsi rero noneho hakaba n'ibindi bibazo bitandukanye, aho abantu buri wese ashobora gusenga uko ashaka n'uko abyumva, ariko si bwo muryo wa Roho Mutagatifu cyangwa se w'ivugururwamo Mutagatifu. Kuba ari no kugira ngo turebere hamwe, ese nta byivanze muri twebwe, nta byaje bidasanzwe, nta birimo bitumvikana, ahubwo kugira ngo noneho tubashe kumenya wa murongo umwe wa Kiliziya, n'ubwo buri koraniro, n'ubwo buri diyoseze kandi bose bagira ubwo buryo bitewe n'umuco basingiza, ariko batavuye mu murongo wa Kiliziya. Niyo mpamvu iyo n'iryo huriro ryabaye tuba turi kumwe n'abepiskopi bacu babashije kuboneka buri munsi. Abibazaga byinshi kuri ibyo bibazo by'amatsiko, ndibwira rwose ko banyuzwe kandi basobanukiwe ko n'uwo munsi w'ubumwe bw'abakarismatike ari umunsi uzwi na Kiliziya, ntabwo ari umunsi abakarismatike bo ubwabo bitoreye ngo bashyireho, ahubwo bagenda mu murongo wa Kiliziya. Murakoze cyane rero. Wenda ikindi kibazo nababaza, ubu noneho muri diyoseze ya Butare ari naho mubereye umoniye abakarismatike, mubabona gute ku ruhando rw'abandi bakristo, cyane cyane mu buzima bwa Kiliziya? Murakoze cyane. Abakarismatike urebye ni itsinda ririmo ingeri zose z'abantu cyangwa se ibyiciro byose. Niyo mpamvu uzasanga harimo abubatse ingo, ubwo ni umuryango, harimo urubyiruko, harimo abana, harimo abakora bafite akazi ka leta n'abakorera muri Kiliziya, harimo abihaye Imana. Mbese ni itsinda washakamo abantu bose ukabibona. Icyo cya mbere rero uko mbabona, ni itsinda rikenewe kandi ry'ingirakamaro mbere na mbere muri Kiliziya, atari iwacu Butare gusa, ahubwo ari ba bantu tugomba kwegera, kuko badufasha mbere na mbere mu butumwa bwa buri munsi, haba mu maparuwasi, haba mu masantarari, haba mu miryango remezo, no ku rwego rwa diyoseze ndetse no ku rwego rw'igihugu. Izo ngeri zose turazikeneye. Nkaba mbona rero ari abantu mbere na mbere bafite uwo muhate, kuko basenga bumva ibyo basenga, cyangwa se uje mu bakarismatike aja ataje kubindorereza, ahubwo aza afite icyo kibatsi cya Roho Mutagatifu umutuma,
cya kindi batubwira mu gukomezwa ati mugiye guhabwa kashe cyangwa mugiye gushyirwaho ikimenyetso cya mutagatifu uzatuma mumbera abahamya, bityo mukazajya kuba abagaragu bamamaza Yezu Kristo wawe wabaye umugaragu utaraje kugaragirwa. Umukarisimatike nawe rero yaje umubonamo iryo shyaka kuko abanza gusobanukirwa, cyangwa yaba ataranasobanukirwa akabona abandi bari mu mujyi umwe, bigatuma ari itsinda ubona urimo kuko arimo. Ariko nanone sinabura kuvuga yuko nk'uko harimo izo ngeri nyinshi, hari rimwe na rimwe, niyo mpamvu haba abawumoniye, habamo gukurikiranwa, hazabaho na tandanse y'uko twashaka kuba nk'ayandi madini n'amatorero. Niyo mpamvu abakarisimatike nyine nubwo ari benshi, bakaba barimo abanyabwenge benshi, bakaba barimo ibyiciro byinshi bitandukanye n'izo mpano zinyuranye, bisabwa kubaba hafi no kujya inama akenshi gashoboka kugira ngo tugume muri wa murongo wa kiliziya imwe gatolika ntagatifu kandi itunganye, ikaba ishingiye no ku ntumwa. Murakoze cyane Padiri ku bisobanuro rwose bihimbaje byuzuye kandi bituma umuntu yumva neza ivugururwa muri Roho Mutagatifu hano i Butare. Nk'uko nababwiye rero, ikiganiro cyacu ahanini kigamije kureba intumbero y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu hano muri ino diyoseze. Turi kumwe n'umuyobozi w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri iyi diyoseze, abizi neza, turagira ngo atubwire murateganya iki? Murakoze. Muri diyoseze ya Butare dufite intumbero yo gukomeza kubungabunga ivugururwa kugira ngo rikure mu bwiza no mu bwinshi. Niyo mpamvu hari ibikorwa bigari duteganya. Icya mbere ni ugukomeza cyane imyiherero n'amahugurwa, kuko mu myiherero abavandimwe baraza biganjemo abayobozi mu ngeri zose, guhera ku ikoraniro, ku rwego rwa paruwasi no ku rwego rwa diyoseze, ndetse n'abatari mu nzego nyobozi bakaza kwihererana n'Imana, bakongera bakumva ijambo ry'Imana kurushaho, bagahabwa amasakaramentu cyane cyane penitensiya n'ukarisitiya, bakavoma imbaraga zituma bajya kubaka amakoraniro iwabo no kujya guhugukira. Kandi nk'iyo twakoze mwene ayo mahuriro ya diyoseze, tujyana umwuka umwe, tukajyana ubutumwa bumwe mu maparuwasi yose agize diyoseze, ubutumwa bugakoreka. Bityo icyo umukristo utuye ku rubibi rw'i Burundi ari gukora, akaba ari n'icyo utuye i Busoro ku mupaka na Kigali ari gukora mu karisimatike, bityo ubutumwa tukabwumva kimwe muri diyoseze yose. Niyo mpamvu y'imyiherero n'amahugurwa rero tuzakomeza kubitsindagira. Byibura buri mwaka tugira ihuriro, tugira n'amahirwe yo kugira ababikira biyeguriye Roho Mutagatifu, badutiza ahantu hisanzuye ho gukorera, ku buryo ayo mahugurwa cyangwa se iyo myiherero tuyikeneye ishoboka. Ikindi duteganya mu minsi iri imbere, akenshi abakarisimatike ubutumwa bwabo ntibwagiye bwumvikana, kuko bajyaga bigendera bakaba itsinda risenga rikora ku giti cyabyo, ariko noneho ubu turashaka kujya tumenyesha abapadiri ku nzego za paruwasi iby'ivugururwa rikora, ku buryo padiri tumuha ingengabihe y'ibyo duteganya mu mwaka ugitangira. Padiri mukuru nawe ugena padiri w'umuni w'abakarisimatike, bose bakaba bazi ibikorwa bya karisimatike iteganya mu mwaka, ku buryo nitunagira aho tubakenera tutazabatungura, ahubwo bazavuga bati iki kintu koko bakiduhaye muri plan d'activité yabo, turabifite, kwari ukutwibutsa. Bityo abapadiri tukagendana mu butumwa. Ku rwego rwa diyoseze ho tunateganya kujya dukorana inama n'abawomoniye b'amaparuwasi. Twarabitangiye ku itariki ya 1 y'ukwa 5 uyu mwaka, twarabikoze. Abapadiri moniye paruwasiyo twakoranye inama ku rwego rwa diyoseze, tubabwira ibyo duteganya, tubabwira na yubire. Turateganya rero ko icyo gikorwa kizajya kiba ngarukamwaka. Mu gihe cy'intango y'umwaka w'ubutumwa tugakorana inama n'abapadiri bamoniye, tukababwira ibyo duteganya, tukabaza n'ubuzima bw'abakarisimatike, bityo tukamenya natwe komite ya diyoseze aho dukwiriye gushyira imbaraga no gusura byihutirwa, kugira ngo nabo binjire mu murongo umwe natwe.
Ikindi duteganya, ubu twatangiye mu myaka yashize twaguze isambu nini Gahanga, mwarayibonye aho twakoreye yubile ku rwego rw'igihugu. Ubu rero tugeze ku yindi faze yo gutangira kubaka. Ubu buri koraniro, buri paruwase izi yuko hari umusanzu igomba gutanga, umuvandimwe buri mukarisimatike agomba gutanga buri kwezi, kugira ngo dutangire hamwe n'abavandimwe mu yandi madiyoseze, dutangire umushinga wo kubaka iriya sambu. Ni ahantu tuzajya dusingiriza Imana ari twebwe, kikaba n'igikorwa tuzaraga abazadukurikira mu ivugururwa muri uwo mutagatifu, kuko ntabwo duteganya ko rizarangirana natwe, rizakomeza na nyuma yacu haza abandi bishimira igikorwa tuzaba twarakoze. Iki niyo mpamvu rero icyo gikorwa tugishyizemo imbaraga, kandi abakarisimatike barabyumva. Niyo mpamvu mu byo duteganya rwose, kubaka i Gahanga bituri ku mutima. Kandi n'inkunga yacu yatangiye gutangwa ku buryo ubu ngubu tudahagaze nabi. Tuzakomeza gufasha kiliziya mu butumwa, kuko kiliziya iradukeneye cyane cyane muri ibi bihe. Urubyiruko rwihebye runyanyagiza imbaraga, turakomeza kurubungabunga turukurura ruze mu makoraniro. Urubyiruko ruri mu makoraniro mu mashuri turaruteganyiriza amahuriro, cyane cyane mu bihe by'ibiruhuko. Usibye yenda muri iki kiruhuko duhugijwe cyane na yubile, ariko mu biruhuko bizaza turateganya kuzajya dukora amahuriro y'urubyiruko ruri mu mashuri, hanyuma tukabahuriza hamwe, tukabashakira abigisha, tukabashakira abasaserdoti, tukabashakira ubuhamya butandukanye bwa karisimatike, ku buryo bagira intumbero y'ubuzima atari ugukomeza kwijugunyanga ngo barebe uko isi imeze gusa bahere mu bwoba, ahubwo turashaka ko bagira amizero muri Nyagasani. Turashaka kandi ko umukarisimatike ku giti cye amenya gukora udushinga duciriritse tubyara amafaranga, kubera yuko ubutumwa bw'iki gihe bukeneye amafaranga buri gihe. Niyo mpamvu guhera ku mwiherero twakoze mu kwezi kwa 4 n'indi tuzagenda dukora, tuzajya dushaka abantu bahugukiwe no gukora udushinga duto, bakagenda badufasha haba mu makoraniro iwacu, haba mu maparuwase, haba no ku rwego rwa diyoseze. Abantu bakiga gukora udushinga tubyara inyungu, ku buryo azabona icyo atanga mu ikoraniro cyangwa n'ahandi hasabwa amafaranga, ariko nawe yagize icyo yinjiza mu rugo iwe kugira ngo azamure imibereho myiza. Icyo ngicyo kizatuma noneho na bwa butumwa bushoboka, na wa musanzu tumusaba abona aho ukura. Twavuga hari nk'amaparuwasi yatangiye korozanya amatungo magufi, ugasanga nk'umuntu afite ihene 5 aragiriye ikoraniro, bityo zabyara bakagira uko bagabana nabo. Ibyo mishinga rero mito mito turashaka kwikura ikagera henshi hashoboka, kugira ngo abakarisimatike bagire ubushobozi, biyubake roho nzima, iture mu mubiri muzima. Utwo dushinga duto tubyara inyungu, ayo makoraniro y'abana n'urubyiruko turashaka gukomeza kuyitaho no kuyaha imbaraga, ku buryo aba bantu basenderezwa bazajya badukorera stage. Mbere y'isenderezwa bagakora stage yo gushaka urundi rubyiruko n'abandi bana bazana mu makoraniro, bityo amakoraniro ntaba y'abantu basenderejwe gusa, tukagira ibyiciro byose, baba basenderejwe n'abatarasenderezwa, bose bakaboneka mu makoraniro. Ikindi nanone hari imbogamizi twigeze kugira y'abantu bakora ibintu bimeze nk'isengesho ryo gusabira abarwayi, bakabyitirira karisimatike. Karisimatike ubutumwa bwayo burasobanutse. Niyo mpamvu tuzakomeza guhugura ayo matsinda yo gusabira abarwayi ku nzego zose, cyane cyane ku nzego za paruwase, no kuri diyoseze hari itsinda rireberera ayo matsinda yose ku nzego za paruwase. Tuzakomeza rero kumanuka tujye mu paruwase, duhugure ayo matsinda yo gusabira abarwayi, tubigishe cyane cyane no kuzigama ibanga. Burya hari abantu batega amatwi abantu, aho kugira ngo babafashe gukira bakabakomeretsa kurushaho, cyane cyane iyo babameneye ibanga. Icyo kintu rero turashaka kuzagitsindagira, tukigisha abantu kubikira abantu ibanga, cyane cyane ubuzima buba bwarabakomerekeje. Iyo ugize amahirwe yo kwakira ubuzima nk'ubwo, icyo kiba ari igikomere nawe ugomba gutwara ku mutima, ariko
ukagitwara mu isengero ukagisabira, si ngombwa kujya kukiganiriza abandi. Ibyo rero tuzakomeza kubihugura kuko ari ryo shingiro ryo gutuma abantu benshi bakira ibikomere byabo by'amateka, cyane cyane amateka u Rwanda rwanyuzemo ya jenoside n'andi mateka yo kuba abantu barageze gusengera ahantu basenga amashitani, imihango ya gipagani, bakandurira indwara z'amashitani. Mwene nk'abo rero bakeneye yuko tubatega amatwi, ariko tukababikira ibanga kandi tubasabira mu isengesho ryo gusabira abarwayi. Turateganya byinshi. Insanganyamatsiko yacu ya Yubile iratubwira mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 8. Niyo nsanganyamatsiko, mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya guhera i Yerusalemu, muri Galileya yose no muri Samariya, kugera ku mpera z'isi. Turashaka kuba abahamya ba Kristo i Butare, mu maparuwasi yacu, mu makoraniro yacu no mu ngo iwacu. Rero twe nka biro ya diyoseze na komite ya diyoseze dufatanyije na Muniye, turateganya byinshi bizadufasha gukomeza guteza ivugururwa imbere kugira ngo rikomeze gukura mu bwiza no mu bwinshi. Abenshi barigize ubu ngubu navuga ko ari abantu bakuru. Turashaka ko urubyiruko ruza rukatwegera kandi tukarushakira ibiruhuza binaruhumuriza. Murakoze cyane rwose kuri gahunda zitomoye zivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ntago bisanzwe cyane ko mu bo tugenda tubona cyangwa se duhura nabo usanga bafite ibintu byanditse biteguye bazakora muri uwo mwaka, cyane cyane iyo ari amatsinda cyangwa se amahuriro agamije gusenga. Bigaragara rero ko imikorere yanyu yabera n'abandi urugero, bagasenga ariko bafite n'ishusho y'ibyo bazakora mu gihe kiri imbere. Tubifurije amahirwe rero mu byo muteganya byose. Roho waduhamagaye, Roho watwiyegereje, uri Roho nziza yirukana imbi. Roho waduhamagaye, Roho watwiyegereje. Padiri, reka rero tubagarukeho. Umuyobozi w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu amaze kutubwira ibyo bateganya gukora, ariko mwebwe si byo tubabaza, ahubwo mwebwe nk'ijisho rya Kiliziya ndetse nk'umubyeyi wa roho w'aba bakarisimatike, mwebwe n'iki mubifuza amahubwo? Mwifuza ko ivugururwa muri Roho Mutagatifu guhera aho uyu munsi ejo ryaba rimeze gute, haba ku mubiri haba kuri roho? Mwebwe mwumva ko mwifuza ko ryaganaye? Murakoze. Icyo twifuza n'ubundi gikubiye muri ibyo ngibyo, ni ukuba umukarisimatike, umukristo mbere na mbere, uwo nguwo wubatse roho ariko kandi n'umubiri, niko nabivuga, akaba umukristo kuri roho ndetse no ku mubiri. Icya kabiri ni uko nyine ibyo byose bamaze kutubwira tuzakora umwaka utaha, ni uko birasaba nyine ubwo bwitange, kuko muri iki gihe ubona ko abantu bajagaraye, reka mvuge gutyo, noneho no gufata akanya ko kugira ngo kaba akanya k'Imana, ahubwo turangariye muri byinshi. Icya mbere rero ni uko twabifuzaho gushyira umutimanama imbere, bakarangamira Imana, kuko hari igihe tuvuga byinshi ariko kubizirikana no kubikora ntibikorwe, cyangwa se bigakorwa nyine mu isi ya none. Icyo nabifuzaho rero twese twazafatanya ni kimwe, ni ukubikora gikristo, nk'abakristo bafite icyerekezo gikristo, bari mu isi ya none. Ubwo nubwo ibyo byose tuba turi kubivuga, ntabwo twirengagije yuko umukarisimatike ava mu rugo akajya gusenga, ariko mu rugo bitameze neza.
ingaruka z'umuryango. Ntabwo twirengagiza yuko uwo mukarisimatike uyu munsi dufite umuyobozi afite yenda abavandimwe batumvikana kimwe, bikazaba bya bindi umuntu ajya gusenga ati hababuze uko bagira, ati nawe uvuye gusenga, kubera yuko isi turimo uyu munsi irimo ibyo byinshi. Ntituyobewe yuko dufite abo tuvukana bari mu madini n'amatorero atandukanye, buri wese afite imyemerere ye. Umukarisimatike rero icyo tumwifuzaho mbere na mbere ni uko kuba uwo muhamya w'inkuru nziza ya Yezu Kristo muri ibi bihe no muri abo bantu batandukanye. Noneho Papa Pawulo wa gatandatu nyine yabivuze neza, asura Afurika yacu aho hakurya mu bavandimwe bacu Uganda. Ntabwo dukeneye gusoma Bibiliya cyane, nubwo biri muri gahunda y'uko tugomba gusobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu tuvuga tunigisha, ahubwo dukeneye kubimenya tukabihuza n'ubuzima, cyangwa se tukavuga bike ariko ubuzima bugashushanya byinshi. Iki rero ni icyambere cyo kwifuzwa, kugira ngo ibyo tuvuga birumvikana, ni umurimo wa Roho Mutagatifu, birumvikana biradusaba ubwitange, birumvikana abantu badufitiye icyizere, kuko niba umuntu aza akemera yuko agusangiza ubuzima bwe, agomba kubusangiza uwo afitiye icyizere. Yabivuze, agomba kumenya yuko uwo mukarisimatike atandukanye na ba bandi bo ku misozi birirwa bagendana amazi bavuga ko ari matagatifu, bagendana igitaka turabafite birirwa bavuga ko ibitaka bitagatifu babifite, bagendana amavuta bavuga ko ari matagatifu. Ni ukuvuga ngo umukarisimatike dukeneye ni uwo nguwo utatwarwa n'ibishashagirana cyangwa n'ibyo ngibyo by'iterabwoba ry'Imana y'uyu munsi. Ni uwo nguwo uzi icyo ashaka. Icyo rero cya mbere twakwifuza ni uko twagira abakarisimatike bafite ukwemera, badakangwa n'ubwoba bwinshi bwa byinshi tubona, bagomba guhamya ukwemera, twaba bake twaba benshi, ariko Imana igakuzwa muri ubwo butumwa dufite. Kuko abakarisimatike ni iryo tsinda rigari, babivuzeho turabizi, mu maparuwasi bari mu nzego nyinshi zitandukanye. Iyo rero uri mu rwego runaka uba ugomba no kumurikira abandi, noneho n'urumuri rwawe kuko rukagaragarira abantu bose. Tubifuzaho rero kuba abahamya beza b'inkuru nziza ya Kristo. Yego Padi, murakoze cyane, ariko sinakwemera ko mugenda ntanababajije nti muri uku kwitegura yubile, ndabizi ubu ngubu abakarisimatike barimo bariyegeranya mu bushobozi, ubu rwose kuri ya suku yabo, turabyo twiza tw'umutuku batangiye kudushaka n'imyambaro y'umweru muri rya bara ryanyu, ariko se ku birebana na roho murimo muritegura gute? Murakoze cyane. Urugendo navuga yuko turimo tusa n'abagana ku munsi mukuru nyirizina mu myiteguro ya nyuma, ariko ntabwo tuzahuzwa gusa n'iyo myambaro n'ibyo n'abatarayibona, ahubwo bayishaka hakiri kare, tuzabe dusa neza kuko turi izo nyange za Roho Mutagatifu ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya. Ariko imyiteguro ya mbere twahereyeho nyine, twahereye kubaka mbere na mbere roho kurusha gushaka bya bindi byo kurya no kunywa gusa. Rimwe na rimwe abantu banarwanira, muretse ko atari ko tuzabikora, turi kubitegura neza. Icyambere rero, cyambere ni uko gushaka mbere na mbere abo bantu twakwita ko ari intama zacu zazimiye. Hari abaje yenda barakomeretswa nk'uko umuvandimwe yabivuze, agahita abona yuko itsinda runaka ryamukomerekeje kuko icyo yaje abasangamo si cyo yabonye. Hari abandi bagiye mu madini n'amatorero uko yenda babonye ubuhamya butari bwiza bw'abavandimwe babo. Hari abandi bacitse mu kiliziya kubera impamvu rimwe kabiri gatatu. Hari yemwe n'abo ngabo bagira ati ndabirambiwe. Icyambere twahereyeho ni uku kongera gusanga abo ngabo, gusanga abo bavandimwe bacu, hari abacitse intege ku buryo runaka, hari abanyantege nkeya, hari abo ngabo mbese banataye icyanga cy'ubuzima kubera twe kuko yubile nyine turabizi ko ari ugushima Imana, ariko yubile no gusaba imbabazi no kwivugurura. Ni ukuvuga ngo ibyo byose rero mu kuhimbaza yubile tuvugurura roho zacu ni uko gusanga abo ngabo. Ni nuko nguko kwemera nyine kuba za ntumwa z'amahoro tugafatanya n'abandi. Twabyumva
twabyumvise gushishikariza twebwe abakarismatike twamenye Imana, tukamenya ivanjiri, tukamenya ijambo ry'Imana, kujya gufatanya n'abandi mu maparuwasi. Dufite abakatejisite benshi, dufite abayobozi b'imiryango ya gisiyo katolika runaka, ko gusenga mu ivugururwa ntibivuga yuko utaba n'ahandi. Ibyo byose rero icyo twabashije gushyira hamwe ni kimwe, nitureme imitima mikristo kandi tube abahamya. Nyuma rero ikindi twakoze ni uko kuzenguruka diyoseze yose. Muri iyi minsi twagerageje kujya mu maparuwasi yose kugira ngo tuhamye bwa bumwe bw'abapadiri n'abasengera mu ivugururwa muri mutagatifu, dusange na ba bandi, tugire uwo murongo umwe n'imvugo imwe ya kiliziya. Icya gatatu rero, twebwe tutanishoboza hano hejuru gusa kuvuga ngo turi ku rwego rwa diyoseze, ni uko gufatanya n'abapadiri mu gusura abarwayi, ibyo bikorwa by'urukundo, kujya kureba abanyantege nkeya, kujya gusura abantu kwa muganga, yemwe no muri prison tuhafiteyo ubwo butumwa, na mu igororero dufiteyo ubwo butumwa. Tugomba kugira ngo mbese ntibe yubire gusa y'ibikorwa runaka gusa, ahubwo ibe na yubire yinjira mu mitima y'abantu, kugira ngo abantu bumve yuko koko tumbere na mbere tubohotse umutima, kandi dufite icyo cyizere cy'ineza y'abantu bayituzanira kuri abo ngabo, by'umwihariko batagifite icyanga cy'ubuzima, cyangwa se bavuga ngo ibyo ngibyo twabirambiwe, kuko imyaka 50 baba harabayemo ibintu byinshi. Ariko noneho dusabwa noneho gukomeza ibyiza, kuvugurura ibyo ngibyo bitagenze neza, ariko no kurema icyizere n'imitima y'abantu. Icya kabiri rero ni iryo sengesho ribohora. N'ejo bundi twararikose ku itariki 16 dusabira yubire hano kuri diyoseze, ryari isengesho rya diyoseze. Abakarismatike twese twahuye, riba isengesho ryo gutakamba kugira ngo Imana iduhe izo ngabire, ariko kandi inakize, nk'uko twabonye yuko mu nshingano dufite ryo gusabira abarwayi, abo bose bagifite imitima ibabaye iremereye, noneho tunabaherekeze muri iyo yubire yacu. Ibyo rero ni bimwe mu bikorwa bya yubire nk'uko mwamubimbajije, by'umwihariko kuri roho. Naho ku mubiri hoho birumvikana ni uko gutegura uwo munsi nyirizina, gushyira hamwe nk'ikoraniro rya kera, tugasangirira hamwe, noneho tukaba dukeye koko. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Tugana ku musozo, muyobozi, mwatubwiye neza gahunda mwimirije imbere mu mwaka utaha, ndetse na padiri atubwiye icyo babifuzaho, ariko by'umwihariko mufite n'iyi yubire murimo mutegura, nk'uko nari maze kubivuga. Mwebwe noneho ni iki musaba abakarismatike bo muri diyoseze? Ni ubuhe butumwa mwabaha? Bahagarare bate mu ngamba zabo mu gihe mufite izo gahunda zose? Abakarismatike ba diyoseze ya Butare ndabasaba gukomeza guhagarara gitwari mu butumwa. Insanganyamatsiko ya yubire ndakomeza kuyigarukaho cyane. Yezu Kristo aradusaba kumubera abahamya. Tuzaza kuba abahamya kuri diyoseze ari uko turi abahamya mu ngo iwacu. Igiti cyera imbuto aho giteye, ntabwo cyera imbuto aho cyagurutse kijya. Oya, ni ukuvuga rero iwacu aho dutuye niduhumura umwuka w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Abihaye Imana mu ngo zabo bahumura umwuka wa Renouveau Charismatique. Noneho uwo mwuka duhumura iwacu ube umwuka uzamuka mu ikoraniro. Hanyuma noneho nitwahura no mu rwego rwa paruwase, muri bwa bumwe padiri yatubwiye, duhumure uwo mwuka ube mwiza, bityo umubano wa kivandimwe utangirire hagati yacu abakarismatike, ubone gukwira mu bavandimwe no mu baturanyi n'inshuti n'abavandimwe batari no mu bakarismatike, yewe batari no mu idini gatolika, kubera yuko iyo tujya gukora ibikorwa byose by'urukundo ntabwo tuvangura idini cyangwa itorero cyangwa turebe umukasimatike gusa, ahubwo ufite ikibazo wese tugomba kumugeraho. Ibyo rero nicyo nsaba abakarismatike ku nzego zose. Icya kabiri ni gukomeza gutega amatwi ijwi ry'Imana no gutega amatwi ijwi ry'umuyobozi, kuko Roho Mutagatifu buri gihe anyura ku bayobozi, baba padiri mukuru, yaba padiri umuntu w'ivugururwa, niba atari we padiri mukuru, twumve icyo batubwiye
kandi tugihe agaciro tugikore, bityo ubutumwa ntabwo buzatuvuna kuko tuzi ko abo dutumye ni ba ambasaderi baduhagarariye aho bari. Nihagira ikibazo kivuka umwe akabona kirayoberanye, ahamagara umukuriye hejuru ye, bityo ishyano ntirizirirwe ku musozi ngo rinaharare kandi hari abakuru. Bityo iyo tumenye aho hari ikibazo byanze bikunze dukorana na Padiri Aumonier icyo kibazo kigakemuka, kandi ubuhamya burahari ko aho byagiye bigaragara byagenze neza. Kuko hari nk'aho navugaga, hari abajya mu matsinda yo gusabira abarwayi bakatwiyitirira bakavuga ngo n'abariya ni abakarismatike, twazakora mu bushishozi tugasanga ahubwo banagendera inyuma cyane y'umurongo wa Renouveau Charismatique. Ubaze nk'umuntu ushobora kugendana amazi akavuga ngo ni amazi y'umugisha kandi ari we wayaha umugisha, ari umulayiki, uwo si uwo n'uwo mu ivugururwa. Rero ntabwo twabikora. Twebwe amazi y'umugisha tujya kuyasaba kuri paruwasi kandi tukayasaba igihe akenewe, n'ahakenewe, ku buryo padiri mukuru yaduhaye amazi abaza ati aya mazi agiye gukora iki kizwi mu rwego rwa liturujia. Rero charismatique twasobanukiwe na liturujia, ntabwo dushobora gukora ibitandukanye n'ibyo. Uwakora ibitandukanye n'ibyo turamumenya tukamugira inama. Ibyo rero nibyo dukomeza gusaba, gutega amatwi ijwi ry'abayobozi icyo ritubwira, bityo tukirinda ubuyobe dore yuko bweze. Icya nyuma nasaba abakarismatike ni uguhugukira yubile, bakumva igisobanuro cya yubile mbere yuko tuyizihiza. Tugakora noveni irateganyijwe, tugahabwa penetensiya, buri wese uko abishoboye, ntawe uzajya gusaba penetensiya ngo padiri ayimwime. Hanyuma rero tukazagera ku munsi nyirizina dukereye kuwuhimbaza. Ndabifuriza rwose abakarismatike ba diyosezi ya Butare n'abandi bakarismatike mu Radio Mariya Rwanda biteguye kuzadushyigikira. Ndabifuriza gukomeza kudusabira buri imyiteguro no kuzagira kandi umunsi mukuru mwiza. Murakoze cyane bakunzi ba Radio Mariya Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga zayo. Naha dusubikiye ikiganiro cyacu. Twagize ibiganiro bitandukanye n'abakarismatike muri diyoseze ya Butare bivuga kwivugururwa muri ho mutagatifu muri diyoseze, ariko cyane cyane biganisha kuri yubile barimo guhimbaza baziziza by'umwihariko ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Turabashimiye rero bose abaduhaye ibiganiro by'uruhererekane twakoranye. Dushimiye by'umwihariko Padiri Aumonier nawe waduhaye umwanya tukaganira, tukaba turi kumwe muri iki kiganiro, n'abandi bose uko batwakiriye ndetse n'uko basanzwe bafasha Radio Mariya Rwanda mu bikorwa mu masengesho atandukanye. Namwe mudukurikira reka tubashimire kandi tubifurize kuvoma ubumenyi, amakuru n'umugisha muri ibi biganiro abakarismatike baduhaye. Reka rero tubifurize mwese kuza kugira yubile nziza y'imyaka 125, ariko abakarismatike b'i Butare tubifuriza yubile nziza y'imyaka 50 by'umwihariko. Mwari kumwe na Ernest Karinganire. Twiyegereje roho nziza y'irukani, roho nziza y'irukani, roho nziza y'irukani.